Ndabasuje mbaha n'ikaze kuri Sportline TV, umurongo wa YouTube ubagezaho amakuru y'imikino agenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane tukibanda mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ku ikipe ya Rayon Sport. Mu kanya gatoya nibwo umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera urangiye, ikipe ya Bugesera itsinze ikipe ya Rayon Sport igitego kimwe ku busa. Umukino wabereye kuri stade ya Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 9 nibwo uwo mukino wari utangiye. Ni umukino ubanza wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro, aho ikipe ya Rayon Sport yagiye gukina yizeye intsinzi yuko igomba gutsinda ikipe ya Bugesera, igahita ibona amanota yazayihesha itike yo kugera kuri finali, ariko ntago byayikundiye. Ikipe ya Bugesera yaje iyirusha, byatangiye ikipe ya Bugesera irusha ikipe ya Rayon Sport cyane hagati mu kibuga, ndetse bigera ubwo ku munota wa 26 uwitwa Ruhinda Faruku Sentongo Saifi atsinda igitego cya mbere cy'ikipe ya Bugesera. Igice cya mbere cyaje kurangira ari igitego kimwe ku busa, ndetse bakomeza no mu gice cya kabiri nabwo bigenda bigorana, umukino urinda urangira ari igitego kimwe ku busa. Ubwo ikipe ya Rayon Sport irasabwa byibura kuba yatsinda ibitego 2 ku busa, kuko ikipe ya Bugesera yari yayisuye ubwo ifite impamba y'igitego kimwe cyo hanze. Hanyuma rero mu bakinnyi umutoza yari yabanjemo Kadime Ndiaye mu izamu, Kevin Muhire yari arimo, Aimable Nsabimana, Ganijuru Ishimwe Eric, Kanamugire Roger, Ngendahimana Eric, Mvuyekure Emmanuel, Serumogo Omar, Charles Bare, Iraguha Haji ndetse na Tuyisenge Arsene. Abo nibo umutoza yari yabanjemo Julien Mete. Mu kugenda bakina yagiye asimbuza yinjizamo ba Youssef wahushije igitego kidahushwa, igitego cyari abakinnyi bose bari bavuye mu kibuga ndetse n'umuzamu yavuye mu izamu, ariko aza kuwutera hejuru abahushije igitego. Baje no kubona penalty ariko umusifuzi ntiyayitanga, birangira Rayon Sport itsindwa igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Bugesera. Ese iby'umutoza bimeze bite? Ese abakinnyi barasoje amasezerano bimeze bite? Ubuyobozi bwabwiye abakinnyi n'umutoza nk'uko nabibabwiye mu biganiro byahise yuko bagomba kuzicara ku meza y'ibiganiro ari uko igikombe cy'amahoro kirangiye. Muri iki gikombe cy'amahoro rero umukino wa mbere bakaba bawutakaje, ubwo hakaba habura undi mukino umwe wo kwishyura kugira ngo barebe yuko iki gikombe bagitwara. Ikipe ya Rayon Sport mbibutse yuko bongeye bafitanye undi mukino wa shampiyona n'ikipe ya Bugesera muri weekend ku munsi wa 27 wa shampiyona, niyo bazakina n'ubundi muri weekend. Mu gihe rero umutoza we yarari mu mitoreze ye za systeme ze za back 3 n'ubundi niyo yakinishije, cyangwa se defense à 3, kandi iyi systeme abakinnyi bamubwiye yuko rwose batayumva, bamubwiye yuko ibagora, ariko n'ubundi niyo akomeza kubakinisha. Gusa n'ubundi narabibabwiye yuko muri profile ze nagiye ngarukaho mu biganiro byahise, uriya mutoza n'ubundi systeme yiyumvamo ni ya defense à 3 cyangwa se back 3. Ubwo rero yakomeje gukina izo systeme ze akagenda asimbuza, ariko n'ubundi biranga, ukabona ko abakinnyi ba Rayon Sport bameze nkaho bafite umunaniro, ntago bagendaga, umupira wabona gutava huri. Ba Charles Bare bari imbere bakagenda bahusha ibitego, bamvuye kure Emmanuel we yarari hasi cyane, yarari hasi. Umuntu wari uri hejuru ni Muhire Kevin nk'uko bisanzwe, kapiteni wa Rayon Sport, umwana w'ikipe. Muhire Kevin we yarari hejuru, yakinnye umukino mwiza kandi unogeye ijisho, mu gihe abandi bose rero wagenda ubaretinga cyangwa se ubaha amanota munsi ya 6 ku 10, ariko Muhire Kevin we wamuha nk'icyenda. Akamwe na Kadime Ndiaye nawe yagiye akora amasevu, yagiye atabara, yagiye akora amasevu akomeye cyane, ariko n'ubundi ntago byababujije gutsindwa.
ibya Julien Mete rero n'ikipe ya Rayon Sport bishobora kuba bishorejwe ahangaha, kuko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwari bwamubwiye yuko agomba gutsinda iyi mikino y'igikombe cy'amahoro ndetse akaba yagitwara, ariko none ari kugenza makeya kandi ari kubona yuko bafite umukino wo kwishyura gusa. Ntabwo birarangira iby'amasezerano ye no kongera, ariko mbibutse ko amasezerano ye azarangirana n'iyi sezo, kandi iyi sezo irabura imikino 3 gusa kugira ngo isoze. Ubwo rero we ikintu bamutegeyeho ni iyi mikino ya Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro. Uwa mbere arawutakaje, haracyabura undi afitanye n'ikipe ya Bugesera. Ubwo dutegereje kureba niba koko ikipe ya Bugesera azayikuramo ku mukino wo kwishyura. Naho ikuramo niyo mahirwe azaba afite, natayikuramo azahita asezererwa nta zindi maka, nta zindi neguza, kuko barabimuteguje mbere bamubwira yuko nadatwara igikombe cy'amahoro nta kindi kintu bazavugana ku by'amasezerano. Ariko nanone buriya hari igihe umuntu akora ibintu ukabona yuko ari gushaka kuba ari we urusha undi ubwenge, ariko nyamara wowe hari ahantu umutegeye. Julien Mete bashatse kumwongerera amasezerano igihe yazaga agatsinda imikino 5 ikurikiranye adatsindwa. Ikipe ya Rayon Sport ishaka kumwongerera amasezerano. Mu gushaka kumwongerera amasezerano, Julien Mete ati hari ibintu tugomba kubanza gushyira ku murongo, mugomba kubanza kongerera amasezerano abakinnyi barimo Nsabimana Aimable, barimo Kadime Ndiaye, barimo Kanamugire Roger, barimo Tuyisenge Arsene. Ati nimumara kubongerera amasezerano nibwo nanjye nzaza tukicara tukongera amasezerano. Kuva yavuga ibyo ngibyo byaje kugenda byanga, uko akinnye za systeme ze bikanga, akagenda atsindwa ahandi agatsinda ahandi akanganya, bigera ku rwego rwo kubona yuko abayobozi ba Rayon Sport nabo babona ko nawe ari umuntu udashimwa kabiri. Iyo amaze gutsinda uyu munsi ejo bishobora kwanga. N'ubu ngubu rero niko byagenze. Wari umukino abafana n'abakunzi n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bose bari bashyizeho umutima, ndetse mu nkuru natambukije kare nababwiye ko n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport yari yavuze yuko ari wo mukino biteguye kurusha indi yose, kuko ari umukino urabajyana kuri finale. Ariko bageze mu kibuga ukabona imitoreze y'umutoza Julien Mete ntago iri gufitinga mu kibuga ngo bakore ibintu uko byagakwiye. Ikipe ya Rayon Sport ntago ari ikipe wavuga yuko yakakwiye kuba iri gutsindwa na za Bugesera, iri gutsindwa imikino uko ibonye zose. Ikipe yose iraje yifatiyeho irayitsinze, uko ije iranganyije. Ariko ubundi ikipe ya Rayon Sport yahoranye igitinyiro, yahoranye ikintu cy'icyubahiro, ndetse yahoranye abakinnyi bazi kurwanira ikipe icyo ari cyo, bafite icyo bita fighting spirit. Ni ukuvuga ngo fighting spirit ni nka ya myumvire yo kurwanira ikipe, ku buryo abavuga ati uko byagenda kose iyi kipe ngomba kuyirwanira, ndetse byanaba ngombwa nkatanga ukugura ariko ikipe nkayirwanira ikagera ku cyo nshaka ko igeraho. Rero Julien Mete n'abakinnyi nabo ubwumvikane ntago bumeze neza muri vestiaire, ntago bimeze neza, kuko bitewe na system abakinisha kandi bo batari kuyumva, ntago umwuka umeze neza. Julien Mete yaje ari umutoza ubona yumvikana n'abakinnyi, ab'inshuti nabo abari gukina system bumva, bakajya bamugira inama nawe akumva. Nyuma uko yaje kugenda amenyera niko yagiye ahinduka, akagenda ahinduka, bamubwira ngo ntabyumve akiramanta ati muba muri kumbwira kandi ni ngewe head coach, ni ngewe boss, mujye mugomba gukora ibyo nababwiye. Rero Julien Mete izi systeme ze zishobora kuzamukoraho, kuko mu wundi mukino wa kabiri naramuka atsinzwe azahita asezererwa nta zindi nteguza, dore ko n'amasezerano ye azaba arangiye. Ku bakinnyi rero bari gusoza amasezerano nabo bavuganye n'ubuyobozi yuko bazicara ku meza y'ibiganiro ari uko Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro kirangiye. None muri kimwe cya kabiri ikipe ya Bugesera umukino wa mbere irawubatsinze, ubu harabura undi mukino umwe bakamenya niba bazajya finale cyangwa se
bavuyemo finali ikagirwaho na Bugesera, ndetse ubwo ako kanya icyo gihe nibwo tuzamenya amakipe yombi azahurira kuri finali. Abakinnyi basoje amasezerano ndetse n'umutoza wabo Julien Mete nibagira amahirwe bagatsinda uriya mukino bafite wo kwishyura na Bugesera, bazongererwa amasezerano. Bose abakinnyi bose basoje amasezerano barimo abagiye batanga umusaruro, barimo abo ba Aimable, ba Kadime, ba Serumogo Ali, ba Tuyisenga Arsene, ba Kanamugire Roger, abo bose bazongererwa amasezerano. Ariko nibateramuka batabutsinze ngo bagere finali cyangwa batware igikombe, nta masezerano bazahabwa. Tugarutse rero ku by'abafana bavuze, ku kibuga hari abafana batari bake ariko nanone batari benshi nk'uko byari bisanzwe. Abafana wabonaga yuko umupira batangiye bishimye, igitego kijyamo barakomeza barafana kuva ku munota wa 26 babatsinze, ntago bacitse intege. Igice cya mbere kirarangira, mu gice cya kabiri nabwo barakomeza barafana, ariko aho Youssef ahushirije igitego ndetse na ziriya penalty umusifuzi yanze gutanga, nibwo bahise bacika intege, ingoma bazishyira hasi, abandi batangira kwitahira. Ariko n'ubundi batangaje ko bababajwe cyane n'imikinire y'uyu mutoza Julien Mete, bati twari twaje tuzi neza yuko uyu mukino tugomba kuwutsinda, ariko ibi byose bitewe n'umutoza Julien Mete. Ubwo rero abafana, abayobozi ndetse harimo n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport Ruben Ngabo, nawe wabonaga yuko yababaye cyane yicaye muri stade yitangiriye itama kubera agahinda yari ari kubona ikipe ya Rayon Sport imuteye yo kuba itsinzwe n'ikipe ya Bugesera. Abafana rero bari baje batahanye agahinda bavuga bati ibi ntago bibaho, iyi ntago ariyo kipe ya Rayon Sport twari tumenyereye, ikipe ya Rayon Sport isigaye iri kudusebya, ku buryo bamwe bagiye kureba ati washinga indi kipe ya kabiri wenda ikaba Rayon Sport, tukongeraho nk'akandi kantu k'akanyuguti wenda kamwe, kaba ka S kaba ka E, mbese tugahinduraho akantu gato ku izina, kuko Rayon Sport dufite ubu ngubu ntago iri gufitinga mu byo dushaka. Mbibutse ko hagiye habaho za Rayon Sport zikomeye, harimo duhereye nko ku ejo bundi yaba Esomba Wili Onana na ba Ruvumbu, iyo yari ikomeye. Ukagera kuri Rayon Sport yakinnyemo bari aba Davis Kasirye, ba Kamara bakiri bazima, bariya bose bagiye bakina muri Rayon zikomeye. Ariko Rayon y'uyu mwaka yo rwose niyo kipe yoroshye kurusha izindi Rayon Sport zose zabayeho. Update rero kuri Champions League mu kanya ku isaha y'isa 3 nibwo Bayern Munchen iri bukine na Arsenal, ndetse na Real Madrid igakina na Man City. Iyo nayo ni imikino ihari mu kanya ku isaha y'isa 3, nayo nzagarukaho ku ma update nzazigarukaho ku munsi w'ejo uko byagiye bigenda. Mwibutse niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa Sportline TV gukanda subscribe, nyamuneka dufashe ukande subscribe, ndetse ujye ukanda no kuri like ku nkuru wumva wishimiye, uduhe comment. Buri igitekerezo cyanyu ni inyamibwa, ni ingirakamaro, kuko tucyubakiraho turi gukora izindi nkuru zijyanye n'ibyo mwadusabye cyangwa se n'inyunganizi mwaduhaye. Kandi ndagira ngo nshimire cyane abantu mwese mwakoze subscribe, mwakanze kuri subscribe, Imana ibahe umugisha, kandi ndabemera cyane. Muri abantu b'abagabo, abakanda like, abaduha comment, abadusharinga mu magroupe bagiye baherereyemo, mwese muri abantu b'abagabo, abantu bari hirya no hino ku isi aho muri hose, yaba abatwumva barakoze subscribe, abatarayikora bo bakaba batwumva batarakora subscribe. Rwose ni mudufashe tuzamura iyi channel izamuka igere ku rundi rwego nkuko turi kugitangira ubu ngubu. Dore iyi channel twayitangiye mu kwezi kwa 3, ariko turi hafi kuzuza 2,000 mu kwezi kumwe n'igice nako kutaruzura. Ndagusabye rero kugira ngo nawe udutere iyo nkunga yawe ukanda kuri subscribe.
N'ayo makuru nari mbazaniye muri uyu mugoroba, nizo analize nagira ngo mbakorere. Ahasigaye turi kumwe mu zindi video no mu zindi nkuru. Ndabakunda cyane. Ja bless.